ubwo se Dr Claude ko yaragiye kunyiciraho bita Panafrica kubera nari mfite akajosi kare nanutse. Thank you. Uri kumva ari ibintu bya ubuze ukuntu ari imeze. Yaragiye kukwica. Ko nambaraga nka pastor wo mu cyaro. Yaragiye guhora iki? Yamfashe ngo namushubije. Baramubwira ati kakahungu kaje kagusubije karimo karazamuka muri escalier. Oya Yagiye Dr. yaririmbye igikara. Dr. Claude yari kuri top. Urumva ngewe nari nageze kumva Dr. Claude ari kujya kuri stage ku mahoro na President wa Republika hari barimo bita ba Mr Bean nabaye hano mu batiza batangaza ngo Dr. Claude yaje yambaye amale y'umweru. Urumva? Ndayibuka. Ko ari umuntu ukaze cyane ko namfata za namvuna. Bana baramubwira bati rero atagugabo kitwa Mico Prosper kaje. Bana duye atamwe we petit jua nino azoya kamutu sana. Oya se. Haya ndameze bite se kandi mugize gute? Tinubutangiye kunyanga. Bana naransomera byata ariko finally yaje kuba inshuti yanjye yaje kumuja mu banki. Ntabwo yakusaze muri escalier kabisa. Ati kubera ikumenyera ugasubiramo indirimbo yanjye unkasa. Urumva bwa mbere yabifataga ibintu byoroshye yumvaga ari nk'umuntu uri gutayanjwa. Nari umuntu uri gutanga itabapfu abeshya abantu. Noneho nyuma aza kubona ibintu byabaye serious. Aravuga ati ni gute ibintu urabona nka kwa kundi enda dufata urugero nko ku ntambara nka kuno M23 ahereye nkabonaga na ariko abantu bagira ngo ni noneho bikaza kurangira ifashe nago. Nawe rero indirimbo igisohoka niko yabifataga. Yumvaga nyine nta muntu ushobora gukora indirimbo nk'iyo ngiyo ngo ize guhangana n'indirimbo ye. So bibaye serious rero biramubabaza byatari. Hakejo mundi twahuriye aboro biti Kirehe amagare yagiyeyo. Introducinga kuri stage kabisa aravuga ati reka nakiri umuhanzi w'inshuti yanjye Mico the best. Ndaza nsanga ari kuri stage yari urumva ahantu amagare yaraye haba hari vibe. Ubu ngo bari mu magare nawe? Icyo gihe twari dufite racing, twari dufite racing ntabwo yari racing ntabwo ari Tour du Rwanda. Ikirehe namusanze kuri stage duhana push hari bi rwose nta n'ikibazo ndira ngo mu gihe cyo kwamamaza umusaza wacu His Excellency Paul Kagame twari kumwe naho twongeye guhuza neza mu buryo bufatika. Bamwita Mr Nice. Thank you big money. Nice. Thank you ndera DJ nde. Urumva so niho twaje kwiyunga twabajamo. Ikindi rero nakubwira Godfather reka maze mubwire rero kuri icyo kintu wari urimo vuga. Kijyanye no gusaza buriya umuntu gusaza kwa mbere buriya ni mu mutwe. Urumva? Feri gusaza kwa mbere ni mu mutwe. Iyo ufite mind uzabirebe ntabwo nzi imyaka yawe ariko nkurikije igihe twacakiranye n'ibintu twagiye tuganira. Urumva? Uramutse ntekereza ko ntabwo uri abantu batoya kandi icyo kikwikiye kumvikana atari umuntu. Uba wumva mfite imyaka ingahe? Imyaka 56. Uzi ugeze mu cyaro ugasanga umuntu ufite imyaka 36 ukuntu abasa. Utwana bafite bafite utwana nka 6 urumva. None hari abantu sinzi niba kubera gutekereza urumva ujya kureba ugasanga atangiye kuzana utuntu tw'utuvi mu bwanwa kanwa kamwe karimo tuvi. Kwose byagenze bite kuyu muntu meruke ejo bundi ari muto. Urumva? So ikintu gihari rero
ibintu bijyanye no gusaza buriya ni mu mutwe cyane kuruta uko imyaka ingahe wagira. wowe Wewe wacha wewe, maneno ya kusema miaka yangu online imyaka se kutari unosura umugore ko aribo bahisha imyaka yabo. Bwana ari umugore se. Okay, vanaho 5 umbwire isigaye. 30. Bro. Mico. Ndakubwiye kuvanaho 5 ukavana. Nkubwiye kuvanaho 5 ukavanaho 10 bro. Mico turi inshuti, Mico turi inshuti. Inshuti wimwikundirizaho ntago muri inshuti. Turi inshuti cyane. Oya wimwikundirizaho nawe ndakwiyamye. Niyo mpamvu. Wamubajije se ni gute se muri inshuti mukamuta wararetse umuziki mudakoranye korabo? Lorese abantu bose bari inshuti barawukomeje. Ubwo nakora bo twakoranye Mico. Tuzanye korabo. Yitwa ngwiki? Nabateretseho yegetseho umusaza. Nawagiye mbomba gutereka. Mico timu yembwe bayeho neza muri Tour du Rwanda ngo niri kurya neza. Ni gute wifasha ukava kuri umugabo ufata umugabo mugenzi wawe ukamugira inshuti yawe ku gahato? Ubucuti bwanjye na Mico arabuzi. Yankoreye n'indirimbo, twanakoranye indirimbo kandi ntago wabihagarika ntiwabisiba, nuko bimeze. Ntago muri inshuti, muraziranye, ntago muri inshuti. Ikintu kimwe nshimira Amaji Godfather. Buriya Amaji yampaye igitekerezo cyo kujya mu bworozi bw'inkoko. Ibi turabyamaganye. Imigabo n'imigambi ya Amag the Black yo kuvana abahanzi mu muziki akabatwara mu nkoko turabyamaganye. Jewe nkorana n'umuziki. Namubwiye ngo areke umuziki. Ibyo kuva mu muziki byo. Uretse gato. Ko woheje Jean Coste nakajya mu bintu byo gutekera abanyarwanda ntiyavuye mu itangazamakuru. Tebyanye ariko. None se urashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko ibintu byo kujya mu tuvana mu bintu by'imyidagaduro mukajya gukora imirimo y'abaturage turabyamaganye. Tubazi nk'ibyamamare biduha ibyishimo mu bigumemo. Urumva? Yenda umuntu ufite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi. Imirimo ibiri yananiye impyisi ntimuzaduhereza karite tubaziho. Ariko ntago yananiye umuntu. Zari impyisi za zamani. Oya nizobo ngobo. Bro umva nkubwire. Kigali iranyahuza. Oya. Kigali mugasigaye kamoka. Mpyisi za zamani zo ngizo muachane na mpyisi za zamani nyie. Urumva? No seriye. Ubu uzareba abantu bari muri Kigali Godfather ahubwo barakubira ko gukora umurimo umwe nicyo kibazo cyane gutuma udatera imbere gukora ikintu cye. Ubu Keza Trinski ari hano. Kandi urajya kumva wumve ngo ari mu bintu by'ubukomisiyoneri ngo aranga ngo amazungu agurishwa Kibagaba. Wibeshyera umukobwa wanjye ndakubujije. Ibyo bintu se nta kintu na kimwe atakora kimwinjiriza amafaranga. Urumva? Ubu none iyo mbwiye uti ngiye mfite ikintu kimeze gutya na gutya. Cyaba gihabanye umuziki. Erega ikibazo urumva abantu none se abantu bashaka ko dukomeza tubahereza umuziki. Ariko hari ingero dufite z'abantu ba Mavenge Sudi. Urumva? Mico ndi kukumva. Mico. Ubwo Mavenge Sudi byari ngombwa. Ntago nanjye numvaga ari ngombwa Mico. Wabuze urundi rugero utanga urashaka kumbwira ko urugero urashaka kuvuga ibyo bintu byari bikwiye ko unyibutsa ko Mavenge Sudi yonsa urukwavu yabaye urukwavu rushaje rwonsa agahinja. Wagiye gukorana korabo na Lirigi. Niwe kuri bagenzi be. Ubu ngubu Mavenge Sudi ashobora gutega nk'indege akajya Kampala ariko abandi urabeshye ntago Mavenge Sudi yatega indege ngo ajye Kampala ndakubujije.
yayitega. nshaka kwijandika muri politike gihe ni ibitekerezo byanjye kandi nta muntu uzira ntayo yatega. Yewe ndi kuri Godfather wallahi. ayiteze se Yanayitega ari kumwe na Faruku Dinyo bakazamuka bakagenda urumva. Kigabo cy'igisambo bro. Bagatikura hariya bagakora igitaramo kinini. Ko bigoranye. Rero ibyo gusa mitera ari niba abahanzi bari kubabwira. smart batekereza neza urumva bizanatuma urabona uyu muziki tuba turimo turakora hari abantu bashaka kugira ibirenge mu byacu urumva Benshi kandi. Iyo nabwiye abantu mu nkubiri yashize bavuga ngo upcoming artist new generation ngo iraje ngo iramara abantu ndabwira nti abo bantu barajya baraza aho turi nta muntu n'umwe uzagera ahantu turi ngo apfe kuharenga urumva. Thank you Ange, thank you. Kirekana abafite indi IQ icyo dukora rero twebwe no kuva hano turi duha umwanya abo bantu bango baze aho turi ariko atari uko twebwe tugiye kwicara ahubwo ari ukugira ngo twubake legacy ari ukugira ngo nejo bundi nushaka kugereza umwana support ukamukorera video uzamukorera video kandi nta butunzi bwawe buhungabanye. Yego byo uvuga nibyo. urinda ubyemeza urinda ushimangira ibyo avuze ukanabyemeza ukavuga ko ariko kuri. Impamvu Godfather twagiye tugira abahanzi ibyaha bine Muchoma aregwa ibi muhanzi Muchoma ni ibihe byaha aregwa nk'umuntu agiye ku rukiko reke kunjagaraza uza gushimangira ibyo Mico avuze none si ibyo Mico avuze. Umuhanzi Muchoma araregwa gukora ibiganiro byangisha ubutegetsi rubanda. Telefone Urumva ibindi si ndabyibuka arakumbana bonye ibintu byinshi gusa guteza imidugararo no kwangisha ubutegetsi rubanda ni bibiri birakomeye kuko bavuga yuko Muchoma mu bijyanye n'umunsi bamurega harimo imigambi na bagenzi be mu kujya bakora ibiganiro ngo ubuyobozi abaturage urumva yego ko gitarikana akaziciraho ibyo biganiro nk'uko byari byanogejwe ngo mu mugambi w'abo bantu. Ego gushinga cyano eshatu yashinze iyita Sana TV, Saneza TV, Sana TV na Muchoma TV show. Ukaresha tu noneho afata umujama witwa Juma amuha akazi kugira ngo azajya amukoreshereza ibiganiro. Ariko Muchoma niwe washakaga abatumirwa, abo batumirwa akabishyura bakanaganira kuri content bari buvugeho. Ubwo rero Juma hari ikiganiro yakoresheje uwo ngo witwa Juma hari ikiganiro yakoresheje Barafinda banasobanura mu rukiko badusobanuriye ibyavuzwemo aho Barafinda yavuze ko Amerika ifite amadolari, Kongo ifite amabuye y'agaciro n'ibindi, u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. Yabikoreye kuri channel ya Muchoma, kuri channel ya Muchoma ngo ndetse ako ka video kara trendinga gasiragira ahantu hagiye hatandukanye. Ariko ibyo bintu byose twibukiranye ko bikiri mu iperereza nta wamenya nuko kabisa wamenya kuko Muchoma we ngo avuga yuko atakurikiranaga ibiganiro byanyuragaho, yewe atanabagazi content ziri bukorwe kubera akazi kenshi aba afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntaga kurikirana ibiganiro byanyura. Icyapfa nuko baprodingaga gusa, we niko yisobanuye avuga. Rero ubwo reka dutegereze, babaye iminsi 3 y'agateganyo, ubwo ngubwo bafite iminsi 5 yo kujurira, ariko n'umundi barajurira bageze
imageragere, hanyuma iminsi 3 bongere baze bayijuririre. Muchoma waburanye adafite umwavoka cyangwa umwunganira mu mategeko, ariko turebe ko nibajurira azaba amufite. kubera iki atarafite umunyamategeko? Umunyamategeko we ngo amakuru mfite ngo bari bavuganye. Thank you Agasaro. Umunyamategeko we bari bavuganye, hanyuma imvura umunsi wo kuburana icyo gihe muri icyo gitondo imvura yaraguye nyinshi cyane, abantu bari kubyibuka. Imvura yaraguye nyinshi, rero aza deja ngo batangiye kuburana. Hanyuma se ko urubanza rwabereye mu muhezo, ibyo ngibyo wabikuye Mu muhezo rero uko utubwiye byagenda ngo uko ariko byavugiwe kose, mu rukiko, kandi batubwiye ko urubanza rwabereye mu muhezo. Wowe ibyo bintu details zitubwiye ngo byavugiye mu rukiko wabyumvisha ute? Nawe watumiye mu muhezo? reka ngusubize, abantu gusurwa biremewe. Kugira ute? Sinzi niba ubizi, gusurwa biremewe. Gusura mu muhezo se? Oya, Twebwe bivuze ngo badutangari, umva urukiko baburanye. rwatangaje ko Reka mbigusobanurire. uretse gato uratubwiye Baraburanye ngo barataha. uretse gato uravuze manza wumve, uratubwiye ngo ibyo mwabwiwe mu rukiko. Noneho nibuka ko mu rukiko twabonye itangazo rivuga ko urubanza ruzabera mu muhezo. None wowe ibyo mwabwiriwe mu rukiko wari uri mu muhezo? Urakoze cyane. Muchoma afungiye kuri sitasiyo ya Kimihurura kuri RIB. Yego. Yego, Ehe. baramusura. Yego. Waramusuye? Iyo umuntu afunzwe ujya agenda ukamusura. None se kandi utubwiye ngo ibyo mwabwiwe mu rukiko urukumvanga? Mwisomwa ariko mbere yaho se subizi ko kwa 6 basi buri 6 haba yemerewe visite. Nese visite buriye no mu rukiko rukunyiba nyine. Oya okay, iyo ugiye kuganira cyangwa ugiye gusura uwo muntu ufunzwe, akuganiriza uko dossier yimeze n'uburyo yiregura nuko agiyumva. Ndabyemera. Nicyo nari ndimo utubwiye mu isomerwa bye ibyo yashinjwaga n'ibyo yaregwaga byavugiwe mu rukiko. So niyo mpamvu byari binshanze, ndavuga se ko batubwiye ko urubanza ruri mu muhezo, uyu akaba ari kutubwira ibyavugiwe mu rukiko. Ariko isomwa ryo ntabwo byari umuhezo. Isomwa ntabwo byari umuhezo. Oya, isomwa ntabwo ryari umuhezo. Ku mugaragaro? Basomye ku mugaragaro. Kuko ntekereza ko ibyo bintu nabyumvise kuri YouTube ariko wabisobanuraga. No, ibyo bintu nabibonye kwa Mideli w'Abanyarwanda. Yagereje gusa nk'aho asobanura ibintu byose, nanjye nibajije aho yabikuye, ariko nibyo nabashije gufata mu mutwe. Urumva rero ni ugusenga. Birakomeye. YouTube channel ni ukuvuga ngo kuyifungura, urimo kumva, uba ugomba no kwirengera ibiyinyuraho. Muchoma ntabwo ari kubona umwanya wo kujya gusesengura cyangwa yo kweditinga biriya biganiro ngo abone n'umwanya wo kujya gusesengura nyababyeyi z'abagore. Bivuze ngo ibyo Muchoma avuga ko atigeze abona umwanya wo kujya kureba ibiri gucya kuri YouTube channel we, cyakoraga ari ukuzifungura ngo zimwinjirize, yaba afitemo ukuri. Kuko ntiwatwara ikamyo, urumva, ngo wite kuri moteri afite Rubavu, urumva, ufate umwanya wo kumenya imiterere n'imibereho y'igitsina gore, ngo ubone n'umwanya wo kujya kureba ibyo biganiro byawe unabisesengura urebe aho bakoze amakosa. Ubundi yagira abantu babiri, umwe ukurikirana, ubundi hari icyo bita ishyirwaho ry'amategeko n'ushinzwe iyubahiriza ry'amategeko. Ubundi rero akaba yarafite umuntu acuruza cano, ariko ukurikiraho umuntu niba atabasha kubona umwanya ukurikirana ibishyirwaho.
oya bamwita chief editor. uwo si chief editor ubwo, Oh. uwo niwe ubaza buriya nk'icyo gihe byarashobokaga ko chief editor ashobora guhita yitaba cyane, urumva, kuko nicyo kintu aba ahemberwa. So niba rero byaragenze gutyo, kuko kuba utazi ikintu ntabwo bikuraho icyaha. Twese njye nanagira inama abantu baba bari hano n'abatwumva, urubyiruko rukomeze kwirinda cyane kugwa mu byaha n'ibishuko no kuvuga ngo sinzi ibintu. Anytime umuntu wese ashobora kuzira ikintu runaka, ariko bagerageze kugendera kure ibintu binyuranye n'amategeko cyangwa bita aho bigonganira n'amategeko, kuko turi mu bihe urubyiruko n'abandi bantu benshi bakiri bato basa nkaho bugarijwe cyane n'ibibashuka, kandi wenda bigendeye kuri situasiyo abantu barimo. Ushaka kuba yamugenda umukene, umuntu akaguhereza utuntu ugahita wivugira ibyo ushatse. Nsigaye mbona utuvideo twinshi tw'abantu bashaka kubwanuka babwanukira leta, kandi ntabwo ari sawa. ako kantu uvuze ni sawa. Dr. Beats yari yaratubwiye ngo imbeba ifatirwa mu nzira inyuramo. Mico kankuza kampamagara abantu bazana amakoyini, ndumva ikiganiro kiryoshye. Ndashaka kugira ngo muri iyo hoteli uryamyemo uze kuyifata mufitemo etware y'amakoyini 100,000. Muryoshye ikiganiro, reka nzana abantu. Urumva? Shenge uri moderator, Keza uri moderator, Kabano uri moderator, Pano ntabwo ntekereza kwiza kugwa. Kanzana abantu hahire rimwe. Mico, hari akantu wari uvuze Keza. Sari Mico, igihe je suis de bampaye retour. ijambo ryo kuvuga mukomeze mudukandeho mwumva na Mico ku biganiro byiza dufite.